tugiye gukina muri Uba numva movie abantu bajya bareba DSTV barayizi ni filime imeze neza bya taritize ese Fofono ntabwo ari ubwa mbere ugiye gufata indege kweri ariko uziko ndikorongeye kuumururu ahantu abantu barene banseke wallahi n'ubwa mbere wallahi nizina ago najyaga ngenda nayo rwose ngiye bamereza gatike nkahita nifatira yavu naha ngayo bari bisi ubwo rero iki kidege cyanyu mani ndikomana jindi kumva ndi buhwereremo ndaraye ndi buvuze induru bagira ngo mfashwe n'abadayimu ugeze Dar es Salaam uraza kureba amazi uraza kuyareba hasi yawe indege iri hejuru y'amazi iratitira ayi oya bacteria cyewe aka kazi ngiye karajabutse umuhanzi wifuza kubona ari Dar es Salaam ninde somuze we cyamamare ji Alikiba no Platinum Diamond Platnumz Hey yo big towners, good morning my people. Mumeze gute ndacheka ko mumeze fresh kabisa. Big town mukaba murimo kwikurikirana buri munsi buri gihe buri kanya and even right now ni byoroshe birakomeye ariko tugomba kubikora. Aka kanya icyo ugomba gukora ni ukugongesha stamp kuri subscribe nzogera hari ukayicirigita igaseka fresh ikagikuzanira amakuru ya buri munsi buri gihe buri kanya maze gahunda zikamera fresh kabisa. Muri iki gitondo naje kureba umuntu witwa wa undi ujye dukubitira ibintu bidasanzwe abantu bakibaza ese bimeze gute mu Rwanda. Man ni fire ndakubwira ko mu Rwanda ni fire every day. Uyu muntu ajya kubita private dancing akagukubitira public dancing akagukubitira online dancing akagumaze kumumenya the one and only Fofo dancer. Fofo dancer duwe nayo uyu munsi muraza kumenya ibintu byinshi kumbe mfite amakuru agiye gufata indege ahantu agiye kugenda uyu munsi ni hehe ese subwa mbere agiye gutega indege kweri cyangwa ni bwa kangahe arimo hano muri inzu. Let's go my people. Subizi yo twahuye na Fofo dancer uyu munsi nago ndi bwambare mask ubusanzwe njya nambara mask kuko ni Sony. She's my twin man. Arimo hano my twin. Sinabivuze simwabonye amabag nayabonye ari kuri telefone reka ave kuri phone yeyo my twin bimeze gute ndakubona ni fresh naribi kabisa urakeye merci izi bag izingize mfite amakuru yazo ako twin nubwo uri twin kweri kuki mbona fatirana ntago nagufatirana ni fresh ariko ni fresh wowe ni stress zihese kandi ako biraza kuca mutonari aka gatatuwaje ni gashasha ko munsi shaje ni yaye beze gute cyane po wazindutse cyane azindutse kabisa by the way urasa neza merci ibanga niri ibanga n'urukundo rw'abafana to yabakweretse urukundo nyine ibintu bitabicamo abantu barazana inoti se muri private dancing ziraza public izo public online naho hose ntaribi muri douche no fresh ariko zansogongeze kamwe ko muri douche ase twini zose suzizi kari ukuri kwijijisha ja nari ngukumbuye byatari my twin cyane kumbuye ariko ngo mbe mushaka simeza se we ntari wajindi safari nje ndeke kugwerekeza ugomba kumerekeza subizi icara hano kwanza gatoya cyane kwanza tuhita tubisora sasa 1 2 3 bags izi bags eshatu muri izi bags zose eshatu ibiro ni bingahe niremereye cyane harimo ibice imwirimo twenda tw'akazi ubwo ko kubyina indirimo imyenda tuzakina nzambara mu ndi gukina filme
ndirimo inkweto. Okay. Ndirimo inkweto ari akarusho gukora kumva kararoroshye. Ntabwo uzakora nuzariya shopping? Nina ikenera ubwo nzayikora ariko mugomba kugenda mu kazi twayisuka. Yeah. Noneho uzi impamvu hari ibiro bishobora kujyana ibiro byinshi ukagera hari ugasanga utuntu twiza ukatugura none mu kugaruka bakakwishyuza nkahita nta utushaje nkatwara udushaje wadutanze se hano wari budi nese unjyanye imyenda yanjye yose. Yeah. Nini ubwo nkeneye gushopinga ubwo bishaje nzayijugunya mfate imishaje. Udusutiye turemereyemo ariye utumereze. Ibintu by'amasutiye ko byanja gukira. Nari nibagiwe. Ibintu by'amasutiye ko byanja gukira. Okay. Yeah, so fresh sana. Ugiye hehe? Dar es Salaam. Gukora iki? Kina film. Uzi ko ibintu byarakaze byarakomeye. Okay. So uyu munsi ugiye Dar es Salaam. Uzagaruka ryari fofo? Nena shizeho ukwezi. It will depend na film ukuntu nyine bizagenda ko ni projet dufite ndende nyine rumva baduhisemo nk'abakinnyi muri Gatarina. Ntago ari njye umwe ngiyeyo turimo turi batatu muri Gatarina. Yego. Abandi twabamenya? Nasiya na Kanyombya. Nta Kanyombya Dar es Salaam. Wallahi none hagiye gushya koko. Nuko ngiye mbere. Ni project yande babahisemo gute? Bahisemo mu bakinnyi nyine muri Gatarina nyine. Yes, iyi project yuko ariko kose irimo buryohe cyane. Imagine abantu batatu Kanyombya 44 my twin 44 amwe na Asia mbega aho hano hagiye gushya. Ni project yande? Tugiye gukina muri Huba. Mba movie abantu bajya bareba DSTV barayizi. Ni filime imeze neza bya TRTZ. Okay, izajya no muri DSTV cyane. Mbega ntago tuzabakizwa n'iki. Ko agiye gushya papa. Ntago byoroshye wallahi. No muri DSTV 4. So urajyana nande uyu munsi? Uyu munsi ngiye nyine ko ngiye gutangira haso basi abo barigeze kujyayo. Njye n'ubwa mbere ngiye Dar es Salaam n'ubwa mbere ngiye guhura nabo. Ni biransaba icyumweru kimwe cya mbere mbe ndiyo. Okay. Bo bazaza bansanga. Ni filime y'abanyarwanda gusa cyangwa irimo na abatanzania nyaka kari twe abanyarwanda gusa bazaba barimo. Abatanzania nibo benshi. Okay. Ni sawa cyane mu guhitamo kugira ngo bahitemo Fofo bahitemo Kanyombya na Asia. Amajonjora yagenze gute? Papa habahiye nyine sibwo ngubeshye. Kwera ko Asia we yarigeze kujya nyine yanakiniyeyo. Mbere rero urumva ni kwa kundi yari akavuga ati mu bantu twabonye mu kinana. Uriya baby turamushaka. Kabisa. Abahisemo neza cyane. Urabona bahisemo neza. Fofo. Ahubwo bari guhomba cyane nimba bari kujyana undi muntu atari wowe. Ni igihombo gikomeye cyane. Tugende turebe ko bizacamo. So muzayikina mu Giswahili, mu Cyongereza, mu Kinyarwanda. Ikintu kizangora n'Igiswahili cya Tanzania. Nshaki zankoma kabisa. Kuko hari ahantu ushobora kuvuga Igiswahili cya Kongo kumva uyu ni umuntu uje kumfata. Ntari bibe mwitabe tunakomeza ikiganiro. Phone mu gitondo zabaye nyinshi cyane muri ngengo murimo kubibona. Barimo kumusezera abandi ari no kwishyuza amadeni abantu bamufitiye amafaranga bayamuhe. Bagire vuba n'abandi bashaka kuma yubona we bayabe. Kabisa. So film iri mu Giswahili? Yego. Mu Giswahili bizagenda gute? Bana ni danje nyine. Ariko sinamundi ni bamamagaye babizi ko nze nyizi. Cyangwa niyo mpamvu ugiye mbere y'abandi ugiye kubanza kwigurira imisi kimwe mwawe urwize. Nyine rwa film abakumva ikintu uvuga ariko ntago wajya gukina film uri kuvuga Igiswahili cya Kongo muri Tanzania wallahi wapi ntago byavamo. Ubwo ni yangre nyine. Bazakwigisha. Aho si script. Gusoma script ukabivuga ni ibintu byoroshye. Ntago bikomeye. Ntago wabakuita si mambo vipi? Poa. Inakuaje unaenda wapi? Naenda Dar es Salaam. Ukifika Dar es Salaam nani atakupokea? Ni sitamsema. Sitaki sema jina lake. Kwa nini?
ni secret. Ni secret. Okay. Yeah, lakini fresh tu ugomba kugera hariya ukahita kubita ibyuzi tu. Kwanza noneho biraryoha cyane. Iyo bakubita cya giswahili cyabo no bakubita cya kinduzi tu. Nabisekeje uzi se neza kuvugana nabo nyine abayumva okay urabona abana bari abatipe ba birubavu cyangwa se bicyangugu ari kuvugana i Kigali ukuntu tuba turi kubumva niko nabo bari kumva siba bisekeje biranaryoha ako ni fresh nari gabiza so iyo project izatangira ryari ubu ngubu ngiye kundarara ngezeyo ejo wenda no gutakubanza nyine kuntembereza nkareba then tukahita dutangira ibyari hasi none abasi bamara kuhagera ubwo tuzatangira gukina iyo filime deja n'ubundi yakinwa yakinwa nuko ari indi season tujye gukina so ntabwo uramenya igihe uzamarayo ariko ni kinini ese Tanzania naho zaba kubita za private ama online ije kukomerezayo papa kubite byawe yambwiye ngo nyane twere two kubyina nuko mbanzika ahantu ndi hose mba ngomba kwatwika ninde umuntu wifuza kubona nawe ugeze muri Tanzania n'umukinnyi nyine wa filme n'ubundi nawe azaba ari mangaho ariko mani si cyangwa kumuvugana to abantu babaye ibanga kuko nyine ari buri buze kumfata hariya nyine rero biragoye ko nahita mvuga nyine so akazi ka dancing ko uzagakora gute wambwiye ngo uzabikomeza ni nk'ibisanzwe nzajya nkora online mabona abakiriya ba privé nabo nzabikora cyane ko online n'undi nisanzwe mfite abantu nabangaye then yobone mbana neza public of course nzakora zose uzaze kubita mbese ntabwo ngiye kwicara hagiye gushya ngushakira abantu se ntabwo nshaka kugutinza indege gitaza no kugusiga iki gikombe ni cyawe iyi ni cyanjye bagiye kuza kugitwara wallahi ufite n'igikombe fo imagine man nagoswe kare kose fofo mwitire the most popular female dancer of the year look at this man urarenze mama iki se cyavuye he iki ngiki cyavuye mu nganji yari amarushanwa yateguwe n'Inganji Performing Awards yateguwe witewegukana igikombe ntago biba byoroshye nababwiye reka ngufashe basi njye kuba ko ndashaka ko tugenda twiganirira ntago ugiye kujyana n'imodoka yawe ndakujyana ku yanjye ndagerageza twin nije my twin yo trip ikaba igiye gutangira Fofo dancer agiye Dar es Salaam kagende ndebe ukuntu biba bimeze yes ndagusangayo vuba I'm coming there umva uzabangoke sibyo ntago ndi butinde tujyane n'iyangiri hanze ubwo birangiye tugiye kujyana yawe kabisa Yes, aba big towners Fofo uyu munsi agiye Dar es Salaam. Ese Fofo ntabwo ari ubwa mbere ugiye gufata indege kweli?
ariko uziko ndikorongeye kuwumururu hari ahantu abantu barene banseke wallahi n'ubwa mbere wallahi nizina urabeshya ma ago najyaga ngenda nayo rwose ngiye bamereza agatike nkahita nifatira iyavu naha ngayo bari bisi n'icyo utinya ko cyakunyuzura ugeze mu ndege kubera ko n'ubundi shamani rega ukumbona uku ngira ubwoba bumwe bwa danje nyine bwa danje bumwe bunakabya ku buryo nta muntu wemereye uba wemereye kunkanga ubwo rero n'ubwa mbere mani njya muri lift ibintu byabaye tere wa gastori njya muri lift bwa mbere nayigiyemo ndi na ngenyine mani nambaye ndi class urumva ngeramo mani ubwoba buranyica ndatitira hahandi none mgeramo mbura n'umwuka nyine ndahwera tu abantu baza turumva ko ndi na ngenyine abantu bamfatamo babona namazi kurangira bankira hasi baramungiza basuka amazi ubwo rero iki kidege cyanyu mani ndikomana ndikumva ndi buhwereremo ndaraye ndi buvuze induru bagira ngo mfashwe n'abadayimu biraza kukunyuzura ikibazo nuko ntabwo bashoboye kutwemera kwinjira muri checkpoint uzi ahantu biri butangiye kukunyuzura ni kuri checkpoint none se wambwiye akantu kose ku kandi wowe nugera hariya no gufata amabagi yawe bakakwereka ahantu uri butange amabagi bagasaka hari igihe bagukuramo n'inkweto imikandara wallahi isaha ngo ngwiki oya ntabwo wambaye umukandara ariko byaba iborose ko numva birenze isaha urayambaye wapi amasheneti wapi ibintu byose by'ibyuma babigukura hari nta kintu cy'icyuma nambaye bakagusaka bakahita bakubwira ngo komeza none hari ahantu bashobora kukubwira ngo bagi zawe zica hasi ariko n'ubundi ufite umuzigo munini bana ngiye ntabwo ndi bwirarire nzajya mbabaza n'igikurikira n'iki ibintu ntabwo ari byiza byari kunshimisha nkagushutinga ukashutinga uri kunyuza hafi mani ntabwo byaba ari fresh none nugera Dar es Salaam noneho ahariyo urahita utangiye gukoresha icyongereza hariya njye nta kibazo urumva kubera ko n'undi ntabwo ari iwacu ariko uzi kunyuzura uri iwacu nicyo kintu cya mbere kibi kibaho ariko ni ukwihangana ni uko nguko nanjye bwa mbere trip yanjye bwa mbere mfata indege nagiye Dar es Salaam ebana byaranyuzuye ariko ntabwo ari cyane noneho nari ndi kumwe n'umumere umwe w'umukongomani indege isi haguruka twatangira kuruka ngo bitera ubwoba noneho iyo indege iri guhaguruka iyo indege iri kurandinga ibyo rero nibyo kintu kiri gutuma ntabyumva neza to none ugeze Dar es Salaam uraza kureba amazi uraza kuyareba hasi yawe indege iri hejuru y'amazi iratitira oya bagitire aka kazi ngiye karanjabutse akazi karanjabutse wongeye kubivamo ariko n'uburyohe ntugire ikibazo mwana iboro ntabwo ari fresh iyo bashyiraho ikibisi mbarice n'uriya nuko yagenda n'indege bana uzimenyere ahubwo ugiye gufata nyinshi cyane uyu mwaka byo rero bivuze unabizi nka nyuma y'andi mezi runaka nyine n'ibicamo fresh hari ahandi nzahita njya tumva kabisa ikindi toilette zirimo ntugire ikibazo hari umutipe mwana tushamo tunaganira hari umutipe yigeze kwandika akantu arandika ati iyo maze kurya maze nibwo nangira gutekereza neza ubundi buriya toilette zo mu ndege bazicukura bate none se nyine bazicukura bate ubundi ngenda mani mva ngubwire ndaza kujyamo nshaka mbe ntabishaka ndebe niba bimanuka ni toilette nk'izindi uricara ugaflashinga n'amazi bikajyaheze aha ngaho sasa ubwo nuvuga ngo indege mu bintu bitwaye reka turekere icyo reka icyo kiganiro tukirekeye hari igihe bahita bayarekura muri hejuru ntabwo wabimenya akantu twacishijemo reka tukarekera reka turekeraga kuvuga kati
umuhanzi wifuza kubona hariya Dar es Salaam ninde? Bambwiye ko atari hari. Inde? Somuze. Cyamamare G. Alikiba? No. Platinum. Diamond Platinums. Ahubwo se umva nkubwire kuvuga ibyo biboro mani mbigiyemo ubu nsingiye kujya mu duklipe twawe se buriya. Ugomba ahubwo ngenda gukubitsa na deal yari. Ubu se banyizwa niki? Mfite abantu benshi. Ikiza nuko nanjye ngiye kugusangaho vuba. Ahubwo gira vuba uze tuhatwike we umva ntuzibagirwe kamera. Ntuzajye mu murima wibagiwe isuka. Kuko mva nago byasha uzasanga namenye igiswahili. Uyu muniga Mike tuzazana. Muzazane hashye sibyo? No abanyarwanda tubaye ibyabo singo. Mike nawe bizaba ari ubwa mbere agiye kurira indege ndabeshe. Hafi nagubeshe. Nazatitira. Ako nimbere nagazanyuzurwa muzamuri kumwe nge sekondi nge nyine sha. Ariko nugira ikibazo biroroshye. Ngo bareka ngagendera rimwe nabasi. Imagine. None Dar es Salaam igiye gushya. Sha igiye gushya byo nanjye niko mbibona. So nuhura na Diamond bizagenda gute fofo? Sha byaba ari ibya danje turumva. Mani byaba birenze tu. Okay, Dar es Salaam kuko nahagiye kenshi reka ngo instructions zawe. Ikintu cya mbere na mbere nugera Dar es Salaam arashyushye cyane. Harashyuha cyane byawe. Najya nambara ibiringiti. Urabona kuntu wambaye uko nguko? Mukanya wetu shaka gasengre. Mitata nkuramo byose. Nugera hariya abantu bakuramo byose. Mu ndege ho no buryohe haba harimo AC. Mu ndege nta kibazo. Mu ndege nushaka wambare n'amakoti 5 nari biba bafite AC. Air condition. Dar es Salaam ariko harashyuha bijatari. None mu gihe uzajya ukatakata mu makarite Dar es Salaam nukubitwa n'ubushyuhe amaduka yaho hafi ya hose. Haba ariyo ama AC. Uri mu mihanda ubushyuhe bukagukubita wita winjira muri shop. Ukababesha nkaho ugiye kugura ikintu. Kumbe wowe ugiye kuruhukamo gatoya. Ariko abashyushye bijatari. Ose niba bashyushye ubwo nyene n'amahoteli barimo za AC. Cyane. Kenshi hariya amazu hari umuntu usereje muri iki gitondo cyangwa mfite ubururu bwinshi. Mwana nawe nyine yabyumva tu sinzi impamvu umuntu agomba kumbwira ko mfite ubururu bwinshi. Kubera iki se kweli? Gisanserereje. Kubera iki arimo guserereza twin wanje? Ngo mfite ubururu bwinshi ngo ibintu ngo nabikajije urumva. Babwire ngo bwa mbere ugiye kurira indege kubera icyo utabifata utagira ubururu. Nta munyarwanda ubyumva, umunyarwanda nyine ahita yumva ngo ari ibintu ngo birenze urumva. Kandi abenshi bari kureba hano buriya nabo ntibaragerayo. Okay. Mu gufata iyi trip umuntu wa mbere wasezereye ninde? Cyangwa wabwiye ko ngiye kujya Dar es Salaam? My mama and my son. Babyakiriye gute? Ntabwo umwana wanjye namubwiye precisoma ko ngiye ko ntabwo ari ikintu wabwira umwana nyine ahita atangira kurira aba yumva ko ubuze n'ibiki. Ako nyine mere emotion iki. Tayumva nyine igeze emotion cyane ko aba yumva ko ugiye kugenda ukamara igihe nawe ubwawe utazi. Gusa nanone nyine bikamushimisha nyine meki. Okay. Nice. Muri bag yawe nk'umuntu ugiye safari ikintu cya mbere na mbere wahise parking imbere y'ibindi byose ikintu cya mbere na mbere wahise wibuka vuba ukuyemo passport. Tuvuge n'imyenda n'ibisanzwe ikintu cya mbere na mbere wahise uvuga ngo muri bag yanjye kigomba kubamo niki? Ni imyenda nge ntabwo ari ibisanzwe rega imyenda niyo kazi kanjye. Ikintu nabanje gushyiramo ni utwenda tw'akazi papa. Utu tw'akazi tuba tumeze gute ahangaho? Tumwe nyine mbyinana shange ntwita imishumi kose. Udushumi twanjye mbyinana. Harya ugiye ukorera he shopping? Ntabwo ngira ahantu hamwe nkorera shopping. Gusa hano ho mu Rwanda mba mfite abantu babiri nyine nshobora kubwira mbonye nka style nkunze nkamubwira niyinzanire. Ako ntabwo njye nifata ngiye ngo mbitekereze mvuge ngo ndagiye ngiye kujya gushopinga wapi. Cyase nabo babona style ya danje akahita nyohereza akambwira ati iyi borse si fresh. Ayigura. Okay. Erekana nabavuge bana ni papa cyangwe apana umwe uririmba ariko. Jina na Patrick mu mujyi.
abo nibo bagukubita still. nibo bankubita style kabisa. Okay, Dar es Salaam hari ahantu hitwa Kariako nushaka kugura ibintu. Ariko siko bahambwiye. Hari ababoro bahambwiye. Kariako kabisa. Turaza guhurirayo nugira ikibazo. Uzabanguke. Ntago ndi butindi kabisa. Kuko ubu ngubu ngiye kugenda mbe nkonje buriya ari ahantu hatabizi ko nyangera ahantu nkaba nkonje najunjamye kubera ukuntu ari hashyashya. Nko kuba nta muntu nyine mazi n'iki. Nabo ngabo nubwo tumaze iminsi tuvugana nyine ariko ubutari wabo uhuraho nabo. Ariko iri kumwe n'umuntu muziranye muratwika koko. Kabisa. Umukobwa ushaka guhura nawe Tanzania ninde? Ko numva ntawe nigeze ntekereza ra. Nigeze ntekereza kabisa. Ntabwo ugeze umutekereza? Baraza guhura na benshi cyane hariya. Uko ariko kose kuva ugiye guhura na Kanyombya na Asia nanjye ngiye kuza. Yewe mbega ahantu. Cyangwa se abanyarwanda biteguye ikintu cya danje. Kabisa. Ariko man nawe ugomba kuzahita ukina filme byibuze tugasora nk'agashoti movie tukagasorera abanyarwanda. Uzabibona hari n'imiriro. Yes, for dancer ageze kuri airport tukaba twageze hano fofo ubu ngubu mukanya nitugera hari urahita ukomeza twe tugaruke reba nicyo atubwira nicyo abwira abanyarwanda n'abandi bose barimo kurikira ikindi nzakivuga ubwoba bwashize tu semane nabo bagiye bwa mbere nawe ugiye bwa mbere niko byari bimeze nuko byari bimeze bumvaga ari stress byari bigoye Ebana nyine kinababwira abasenga nyine to bazi gusenga nibasenge to nta ribi abicemo nyine neza batazagenda hari ukabona biranze ugasanga garutse ari ikibobo murakeneye kujyayo bigacamo papa for real for real rero ubwo babikore fresh bana bansengera babishoboye bizacamo fresh nyine nakazi bizagende neza ndabizi ko biri bugende neza kandi nanjye very soon ndaza kuza tuza kwahurira tu gahunda zaza kugenda neza bwabwo nani mpamvu aya nari biraza gucamo noneho nje ndashaka kubita surprise gatoya shaka kubita bagufashe microphone nibi ngibi fasha What the fuck? Thank you so much, twin.
Tina yiwe yalla bi shawa gahunda zigende neza asahagije okay bas I appreciate kabisa nugera hariya ibintu biraza kugenda neza so let's go na chindi okay David yeah yeah